impfu zirenga 120 nizo mpfu ziboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka zituruka ku muhangayiko cyangwa se stress. Muhangayika kenshi uturuka ku kazi kenshi. Ibi kandi byatangajwe n'ikigo cy'igihugu National Institute on Occupational Safety and Health. Abarenga miliyoni 800 nibo bakozi bapfa ku isi buri mwaka nk'uko bitangazwa na news.un.org. Umuhangayiko cyangwa stress ushobora kuza mu buryo butandukanye. Ushobora kuza mu buryo bwo mu mutwe, ushobora kuza mu buryo bw'amaemosiyo cyangwa se amarangamutima, ushobora kuza mu buryo bugaragara inyuma cyangwa se mu buryo bw'uburozi mu mubiri. Ibi bishobora kugabanya cyangwa se guhangayikisha ubudahangarwa bwawe. Ijambo stress cyangwa se umuhangayiko rituruka mu izina cyangwa se mu ijambo ry'ikilatini stiriere. Iri jambo risobanura urukurikirane rw'ibintu bidashaka gusiga umwanya hagati yabyo. Hari imyizerere ivuga ko imihangayiko cyangwa se stress ishobora gutuma umusatsi wawe usa grey. Grey ni ibara riri hagati y'umukara n'umweru, kandi ibi ngibi iyo bikomeje nka nyuma y'uko rishobora kuba umusatsi wawe wose. Ibihugu bitatu bigaragaramo umuhangayiko mwinshi kurusha ibindi ku isi. U Rwanda ntago rubonekamo. Nanone imijyi igaragaramo stress cyangwa se umuhangayiko mwinshi kurusha iyindi muri Amerika ni Chicago, Los Angeles, California na New York. Stress cyangwa se imihangayiko ifite aho ihuriye n'indwara 3 za mbere ku isi zica, harimo indwara y'umutima, indwara ya kanseri, indwara y'ibihaha, kwiyahura, indwara y'umwijima cyangwa se aksida. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Ubucurabwenge. Mugikurikirana kuri Ilmu Media. Iyi ni platform mubonaho ibyegeranyo byiza kurusha ibindi ku isi. Ndagira ngo mwibutse ko gukora subscribe, like na share. Ese wari uzi ko stress cyangwa se umuhangayiko bishobora gutuma utabyara? Ibirenga 30% by'ibibazo bituruka kutabyara. Ibi ngibi bimwe na bimwe biterwa n'umuhangayiko cyangwa se stress. Stress zisohora icyo bita neurochemical. Ibi ngibi bituma igi ry'irigore cyangwa se akangaka bita akanyangingo k'umugore gatuma igavamo umwana n'ak'umugabo. Ibi ngibi bidakora neza cyangwa se bishobora no gupfira mu nda y'umugore cyangwa se iy'umugabo. Wari uzi ko se iyi stress cyangwa se umuhangayiko bishobora gutuma uruhu rwawe rugira ikibazo? Ibi ngibi ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi stress cyangwa se umuhangayiko bituma ibiheri biza ku mubiri wawe. Ibi bishobora kuba byaguteza ibibazo bikomeye cyane nko gucika ibisebe ku ruhu rwawe no gutakaza ubwiza bw'uruhu rwawe. Itangazamakuru CNN cyavuze ko ikintu cya mbere gitera stress cyangwa se umuhangayiko ari ugushaka amafaranga ku bihugu. Bimwe muri ibyo bihugu biterwa stress no gushaka amafaranga harimo Malaysia, Ubushinwa, Madagascar ndetse na Amerika y'Uburayi. Ni ibihugu bibonekamo umuhangayiko muke uturuka mu gushaka amafaranga. Habonekamo Uburusiya, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Ese wari uzi ko stress cyangwa se umuhangayiko bishobora gutuma imitsi yawe yifunga? Ibi ngibi bishobora kugabanya kuva amaraso ku muntu. Ibi twabyita nk'icyiza cyo kuba umuntu yagira stress, ariko urebye ibi bikubye inshuro magana icyo cyiza kimwe cyangwa se ako kantu kamwe konyine stress ishobora kuba yatera ku mubiri. Umuhangayiko cyangwa stress iyi ni mbi cyane kuko izi hormone yitwa cortisol. Iyi hormone itera umuhangayiko, iyi ngiyi ituma umuntu nanone abyibuha, kandi iyi ntabwo ituma umuntu abyibuha gusa ahubwo ituma n'akanyangingo gatuma umuntu abyibuha nako ubwako kabyibuha. Ibi ngibi bikaba byateza indwara nyinshi cyane harimo nk'indwara ya diyabete. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kwita ku muntu wawe wamugaye, iyi stress iterwa n'ibi ngibi cyangwa se umuhangayiko uterwa no kwita ku muntu wawe wamugaye, ibi ngibi ni kimwe mu bintu bishobora kugutera rubagimpande cyangwa se kuba igice cy'umubiri wawe cyahagarika gukora. Umuhangayiko uwaye mwinshi, imboni y'ijisho ryawe irabyimba cyangwa se iba nini cyane. Ibi biterwa no kuba yakurikirana cyane ngo ibone amakuru. Ibi bibaho nanone iyo umuntu agize ikintu kimukurura ashaka kureba cyane. Urugero, wabonye nka filime nziza cyangwa se wabonye ikintu ushaka guhanga amaso, imboni yawe yiyongera mu bunini. Ahangaha rero na stress cyangwa se umuhangayiko nacyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma imboni yawe yiyongera mu bunini. Ubushakashatsi nanone bwagaragaje ko iyo bita dark chocolate cyangwa se ishokora y'umukara ishobora kugabanya stress hormone, izi zitwa cortisol n'izindi nyinshi cyane. Abagabo nibo bahura n'umuhangayiko mwinshi kurusha abagore ku isi. Ubushakashatsi bwavuze ko abagore badakunze kugira umuhangayiko, badakunze nanone kwiyahura kurusha abagore bagira umuhangayiko mwinshi. Wari uzi ko nanone umuhangayiko cyangwa se stress iki ari kimwe mu bintu bishobora kugutera indwara ya diabete cyangwa se indwara yo kugira amasukari menshi mu mubiri? Umuhangayiko cyangwa se stress ni kimwe mu bintu bitera indwara ya diabete ku kigero cya 27%. Mu by'ukuri kwirinda umuhangayiko ni imwe mu buryo cyangwa se ni kimwe mu bintu bishobora kukurinda indwara ya diabete.
iyi stress cyangwa se uyu muhangayiko ni gute twawirinda? Reka turebere hamwe uburyo twakirinda uyu muhangayiko. imvugo ivuga ko guseka byongera iminsi yo kubaho, njye nawe ntabwo aribwo bwa mbere tubyumvishe kuko bikunda gukoreshwa hirya no hino mu Rwanda. Stress hormone cyangwa se izi hormone zitera umuhangayiko zigabanywa no guseka. Izi harimo nka cortisol, epinephrine n'indi bita adrenaline. Izi ngizi uko ari eshatu, izi ngizi zitera stress cyangwa se umuhangayiko. Iyo usetse wishimye, ibi ngibi ni kimwe mu bintu bishobora kukugabanyiriza umuhangayiko wawe. Ibi kandi bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri wawe bwiyongera bitewe n'izo hormone zavuye mu mubiri n'izindi hormone umubiri usohora zongera ubudahangarwa mu mubiri. Chronic stress cyangwa se umuhangayiko wabaye karande, iki ni kimwe mu bintu bishobora kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ibi bigatuma indwara zigufata byoroshye. Acoustic stress cyangwa se izi stress cyangwa umuhangayiko uturuka ku rusaku rudasanzwe. Ibi ngibi bitera ikibazo cyitwa long QT syndrome. Iyi ni indwara ituma umutima wawe udatera neza. Ibi ngibi bikaba biteza impfu 3,000 buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Post traumatic stress cyangwa se umuhangayiko uturuka ku gutotezwa mu bana. Uyu nguyu utera guba igice cy'ubwonko cyitwa hippocampus. Iki ngiki kibika amakuru cyangwa se kigatuma umuntu abasha gufata ibintu mu mutwe. Iki gice kirangirika ku umwana agakura adafata mu mutwe cyangwa se ubwenge bwe budakora neza. Chinese stress ball cyangwa se boarding ball, aka ni agakoresho kakorewe mu bwami bwa Ming hagati y'umwaka w'1368 n'umwaka w'1344 mu Bushinwa mu gace bita boarding. Aka gakoresho gakozwe muri iron cyangwa se muri iron. Aka gakoresho bavuga ko gakura umuntu ho stress cyangwa se kamugabanyiriza umuhangayiko kuko iyo kamukozeho kagabanya pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Ese wari uzi ko umuhangayiko ukomeye ushobora kuguteza umutwe ukabije? Ibi ngibi bishobora guteza amaraso kuba yatagenda neza cyangwa se atagenda ajya mu bice byose akaba yajya mu by'umubiri mu buryo bwiza. Ese wari uzi ko umuhangayiko cyangwa se stress ushobora kuguteza ibindi bibazo byinshi cyane utatekerezaga? Muri iki gihe turimo cya COVID-19, aho abantu bafite stress nyinshi, umuhangayiko mwinshi uturuka kubura akazi, nicyo gihe mu mateka abantu bapfuyemo benshi igihe kimwe kandi bishwe n'ibintu bitazwi. Urugero, reba nko muri aka kanya abantu uzi bamaze gupfa cyangwa se wumvishe bapfuye ugereranye n'abo wari usanzwe wumva bapfaga mu kwezi kumwe cyangwa se mu gihe cy'umwaka umwe. Muri iki gihe rero cyagaragayemo impfu nyinshi, abari barwaye indwara nka kanseri, indwara nka diabete n'izindi ndwara nyinshi. Indwara zabishe ku buryo bwihuse. Ntabwo twahita tuvuga ko abantu bishwe n'indwara ya stress, ariko mu buryo nk'uko twabiberetse, stress ni silent killer, ni indwara yica gake gake kandi yiturije. Iyi ndwara rero ishobora kuza urwaye izindi ndwara nk'umutima n'umwijima. Ibi ngibi ikabyongera ubukana, umuntu akaba yapfa mu gihe gito cyane. Ese wari uzi ko stress cyangwa se umuhangayiko ukomeye ushobora guteza indwara bita broken heart syndrome? Iyi ngiyi ni indwara igera ku mutima ikangiriza ibice binini by'umutima, bigatuma amaraso n'ibindi bintu byose bikorana n'umutima bitagenda neza. Nanone kandi iyi ndwara iboneka cyane cyane mu Buyapani. Ese wari uzi ko stress cyangwa se umuhangayiko ukomeye ushobora kukwica cyangwa se ushobora kuviramo urupfu rudasanzwe? Reka tukubwire ko twari mu kiganiro cyacu ubucurabwenge mukurikirana kuri Ilmu Media.